turabasuhuje inshuti bavandimwe mudukurikiye muri uyu mwanya. Turabasuhuje abari muri iki gihugu no hanze yacyo, turabasuhuje abari mu majyaruguru n'amajyepfo, abari burasirazuba no mu burengero bwaryo, turabasuhuje sashimwe. Uyu munsi naje ndi kumwe na bagenzi banjye, reka masabe babasuhuze banabibwire. Nakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kugize Jean Pierre, mbifurije kugubwa neza. Nanjye nitwa Nzabamwita Pierre, mugire igitondo cyiza. Murakoze cyane, nimutwemerere noneho dufatanye mbere yuko twiga ingingo y'uyu munsi, dupfukame dusenge. Turagushimiye data udukunda, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe kwimbarizwa urakarama. Ijambo ryawe ritubere umutsima udutungira ubugingo, kandi twebwe abigisha ndetse n'abigishwa dusangire byiza byose mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Dukomeje kubashimira ko mwakomeje kwifatanya natwe muri ibi byigisho. Rwose turabona komenti zanyu, turabona ko muherezanya ibi byigisho, inama muduha turazumva kandi tuzazikurikiza, ndetse turabasabira ngo mukomeze mujye mwandika muri komenti mutubwire muti ahangaha nahagize ikibazo, tubasobanurire, ndetse namwe ibyo mwumva mwatugezaho dusangire, dufatanye muri uyu murimo w'Imana. Uyu munsi kwa kane rero turi mu ngingo ivuga ngo urwango rwagiriwe uwera. Uwera baramwanze, kandi we ruvugwa ahangaha ni Kristo. Abantu baramwanze. Hari ikibazo cyabajwe kivuga ngo ni iki Yesu yabonye kubigisha, kandi ni iki kibazo yabajije. Hari icyo Yesu yabonye kubigisha, kandi hari ikibazo yababajije. Reka tugisome muri Yohana igice cya 7 n'umurongo wa 19. Umurongo wa 19 haragira hati: mbese Mose ntiyabahaye amategeko, ariko muri mwe nta uyumvira. Murashakira iki kunyica? Mbese Mose ntiyabahaye amategeko. Amategeko Mose yabahaye ntimuyumvira. Mushakira iki kunyica? Bashakaga kumwica. Reka muri cya gitabo turimo gusoma cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, kuri page ya 456 tuhasome. Yesu yahaye abigisha igihamya cy'ubumana bwe ubwo yerekanaga ko asoma ibiri mu mitima yabo. Donc Yesu yeretse abo bigisha ikimenyetso cy'ubumana mu murimo, kuko yavumburaga ibiri mu mitima ariko ntago babyitayeho. Kuva igihe yakizaga umuntu i Betisida, bakomeje kumucurira imigambi yo kumwica. Umva kandi bityo bicaga amategeko, kandi ariyo bavugaga ko barengera. Yesu yarabajije ati: mbese Mose ntiyabahaye amategeko, ariko muri mwe ntawe uyumvira. Murashakira iki kunyica? Wamugani se kuko pastor, aba bantu ko barabigisha amategeko, kandi Mose ko yarayabahaye, kandi muri ko harimo iribuzanya kwica, ni kuki bifuza kwica Yesu? Yakoze cyane. Buriya aha nicyo cyakindi twize mu ngingo zabanje. Ntabwo bigeze banywa kuri soko y'ubugingo. Bari bafite amategeko banayigisha, kandi niyo bayigishaga ukurikiranye ibyigisho byabanje, hari harimo ko rwose bazi neza ko amagambo ya Yesu abatera umunezero n'ibindi. Ariko ahangaha bari bageze ku rwego rwo kubyigisha ku munwa, ariko mu mibere hari ntabyo. Ahangaha ni nacyo natwe ikibazo dufite. Abantu umugabane munini tuzi kwigisha amategeko ku munwa, ariko mu mibereho ntayo. Kubera ko iyo aba twayigishaga mu mibereho, buri ibyaha byuzuye isi byagabanuka. Kuko umubare munini ku ijanisha riremereye turi abakristo. Twese tuvuga ko turi abana b'Imana kandi tugendera mu mategeko y'Imana. Ariko kuki ibyaha bikomeza kugwira? Kuki
abicana bakomeza kwicana, abasambana bagasambana, abafata abana ku ngufu bakabafata ku ngufu, abiba bakiba. Kubera iki ibyo bikomeza kubaho? Ni ikimenyetso cy'uko kuko abiba ni abakristo, ababa mu nsengero, abasambana, abatera inda zidateganijwe ziterwa abana b'abangavu ni ababa mu nsengero. Ibyo rero bibaho kubera iki? Bibaho kuko twiga amategeko tukayavuga ku munwa, ariko ntabwo ari mu mibereho yacu. Naba rero nicyo kibazo bari bafite, barabyigishaga, ariko kwica ntabwo byari bikibatera ikibazo, kuko iryo tegeko barivugaga ku munwa ariko ntabwo ryari mu mibereho yabo. Ni ikibazo gikomeye. Pastor, wowe uko wumvise iyi ngingo nuko mugenzi wacu abiganiriye tuganirijeho, abantu bari abantu b'Imana, bari barigishijwe amategeko, baba nabigisha b'amategeko, barabigisha amategeko, bari baharawe amategeko na Mose, ndetse barayambaraga bakanayigisha. Yesu nawe aza ari muri uwo murongo, ni kuki bashakaga kumwica? Ubivuze neza. Abayuda bari abantu b'Imana, ariko ntibari abana b'Imana. Yesu rero yari yaje kugira ngo abahindure abana b'Imana, baramwangira, baramunanira. Niyo mpamvu kamere y'abantu b'Imana nuko iteye. Amategeko aba ari imbere yawe, ariko ukanyuranya nayo, ukayaviyora, ukayica ari imbere yawe. Icyo gihe biba bisobanura ngo uri umuntu w'Imana, ariko nturaba umwana w'Imana. Kristo rero nicyo cyari cyamuzanye, no kubahindura abana b'Imana. Arimo kubigisha, arimo kubereka ububi bw'imitima yabo, agasoma imitima yabo, akababwira ibiri mu mitima yabo kugira ngo arebe ko bahinduka. Ariko n'ubundi ntibaragahinduka, nyine barakomeza bakabyanga, ariko ntabwo bibuza Kristo kuvuga ukuri. Yego. Hari ikibazo babaje cyo kuri Beki ivuga ngo mu gusubiza Kristo, mbese niki abigisha bamushinje kandi ni gute nawe yabasubije? Hari ibintu bamushinje, yego, ariko nawe hari uko yabasubije. Muri Yohana 7:20 kugeza 23. Yego, abantu baramusubiza bati ufite daimoni, ninde ushaka kukwica? Yesu arabasubiza ati nakoze umurimo umwe, namwe mwese murawutangarira. Mose yabahaye umuhango wo gukeba. Icyakora ntiwakomotse kuri Mose, ahubwo wakomotse kuri ba sogokuruza banyu, ndetse mukeba abantu no ku isabato. Ubwo umuntu akebwa ku isabato, kwa amategeko ya Mose atazirurwa, none kuki mundahakarira kuko nakijije umuntu, umubiri w'umuntu wose ku isabato? Ikibazo gikomeye cyane. Pastor, wowe uko wumvise basubije Kristo, icyo bamushinje nuko yabasubije, wabivuga wiki? Harimo ikintu gikomeye. Buriya abakurikiranye ibiganiro byacu mu byigisho byatambutse cyane mu gihembwe cya mbere, harimo ikirema cy'uburyo, harimo icyigisho cy'uburyo Yesu yakijije ikirema i Betesida. Noneho amaze kugikiza aramubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Abayuda ngo byarabarakaje cyane. Akora bafite ukuri Pastor, ngo hari ku isabato, kandi ntibyari byemeye ko umuntu yikorera uburiri ku isabato. Ariko kumva ikibazo nabo bari bafite rero hano Yesu yabashinjaga, ndetse kuva icyo gihe ngo batangiye gucura imigambi yo kumwica. Kandi na hano muri iyi minsi mikuru y'ingando babaza ngo wa undi harya ari, bashaka kugira ngo bamufate bamwice. Ndetse n'abarubanda bongoreranaga batinya kuvuga ibya Yesu, kuko bavugaga ati nubivuga bakamenya ko wifatanije nawe barakwica nawe. Abantu bose bari aho muri make bari bazi neza ko Yesu abonetse yapfa. Noneho rero umva ikibazo abo bari bafite rero, bo bakebye umuntu. Yarababwiye ati none ko mufata umuntu mukamukeba ku isabato kugira ngo mutica amategeko. Iyo umwana yavukaga agahuza n'iminsi 8, umunsi wa 8 ukagera ku isabato, ntago bavuga ngo reka tumureke tuzamukebe ejo, kuko babaga bishe, ubwo bari kuba bishe itegeko. Umunsi wa 8 rero baramukeba. Noneho Yesu akijije umubiri wose, bati yakoze ishyano, kuko mu byatumaga bashaka kumwica n'icyo cyari ko yakijije umuntu yarangiza akamutegeka kwikorera uburiri bwe. Noneho hano rero urumva nyine bari bafite ikibazo, ariko mu kuri baratsindwaga.
Yesu ntabwo yajyaga kure y'amategeko ya Mose, ahubwo iyo yayinjiragamo bose bahitaga bajya hasi kubera ko ati mwe muranshinja kwica amategeko, dore aha mwararyisha, aha mwararyisha. Nyamara njye hano nagize nase ubundi gukeba umwana w'imyaka 8, iyo batamukeba byari kuba bimutwaye n'iminsi 8. Iyo bamureka bakamukeba ku munsi wa 9, ni hari n'abasiramurwa ari abagabo. Uyu munsi ntabwo bibaho, hari icyo babase. Ariko bore barabiko, ariko we icyo kirema sundi cyagiraga isabato. Ni ikibazo. Ariko hano yo binjiraga mu mategeko ya Mose, Yesu yarabatsindaga, yabatsindaga hose. Ubundi se mwebwe iyo mubirebye, reka n'abadukurikirana tubabaze, tujye inama tuganire. Amategeko yavugaga ko nta murimo n'umwe ukorwa ku isabato, ariko hakaba hari n'amabwiriza avuga ko umwana uvutse agomba kumara iminsi 7 kwa 8 agakebwa. Hanyuma iyo hagiraga umuntu wuzuza iminsi 8 bigahura no ku isabato, ntago bitaga kuri gahunda y'isabato, baragendaga bakamukeba. Yego. Hanyuma Yesu nawe ahuye n'umuntu ufite ikibazo umubiri wose ugiye gupfa, aramukiza. Mwebwe iyo murebye ni iki cyarakaje aba bagabo? Bon, ikintu cyarakaje aba bagabo kirasobanuka kandi kirumvikana. Aba bagabo bari bafite kamere mbi. Bari bafite kamere mbi itarahindutse, itaravutse ubwa kabiri, itarimo impuhwe nk'izo Yesu yari afite. Noneho rero kwitwaza amategeko bagira ngo amategeko abarengera, ariko mu bugome bwabo. Bari bafite kamere mbi ariko ari n'abakristo. Ari abakristo. Suko bari abakristo ra? Bari abizera hari bitori. Bari abayuda nabi kuko ntabwo bari abakristo, ahubwo bari abayuda. Ariko bari ubwoko bw'Imana. Kandi bashinzwe kwamamaza amategeko y'Imana. Ariko ibyo byose bakabikora nta mpuhwe bafitemo. Noneho rero urubanza ubundi runasobanuka, rwumvikana. Yesu arabashinja ati kuki mushaka kunyica, ariko nta muntu wari wabimubwiye. Yari yabimenye mu buryo bw'imbaraga y'Imana yari murimo. Ariko bo bari babiziranyeho ko ari byo bashaka. Ariko bo bari mu mitima yabo bari babizi yuko rwose babikora. Noneho baramusubiza bati uyu mugabo afite daimoni, ninde urimo gushaka kukwica? Kandi byari byo. Kandi byari byo. Noneho ahita basobanurira aho urubanza ruri guhera rero. Ati jewe nakijije umuntu ku isabato. Guhera uwo munsi mufite umujinya wo gushaka kuntera amabuye yuko nakijije umuntu ku isabato. Ati ariko namwe iyo mukebye umuntu ku isabato nta rubanza mugira mu mitima yanyu. Kubera iki mwebwe mutagira urubanza mu mitima yanyu? Ati kuko iyo ku munsi wa 8, iyo uwo munsi wa 8 umwana wavutse wahuraga no ku isabato, baramukebaga. Ati kuki mwebwe nta rubanza mufite? Akaba ari ngiye mushyiraho urubanza. Yesu rero aratsinda kubera iki? Kubera ko kubahiriza amategeko kwe gushingiye ku mpuhwe n'urukundo afitiye ikiremwa muntu. Ntabwo gushingiye ku bwibone no kwiyemera no kwirata. Aha rero niho Yesu agomba kutubera icyitegererezo. Ese ubundi tugera ku musozo w'ingingo, urwango rwagiriwe uwera, Kristo bamwanze kuko yakoze igikorwa ku isabato. Yego. Ese ubundi nibihe bikorwa ku isabato byemewe gukorwa? Bikorwa byemewe gukorwa ku isabato ni ibihe? Ko handitse ngo ntuhagire umurimo wose ukoraho. Yego. None hari imirimo yemerewe gukorwa ku isabato? Yego. Hano imirimo yemerewe gukorwa ku isabato Yesu yarayigaragaje. Ni nacyo kibazo cyari kiriho. Kuko imirimo yavugwaga hano, itegeko riravuga ngo mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoramo imirimo yawe yose. Noneho rero iri tegeko ryerekana neza ko iyo mirimo yawe yose ugomba gukora ni imirimo igendanye n'iby'ubugingo yawe personnel, gushaka ibyo kurya, gushaka amafaranga byawe wigengaho. None ibintu ushoje kubikora rero ku munsi wa 7 ntukagira umurimo ukora. Ariko icyo Yesu yashinjaga abantu hano, hari imirimo ikwiriye gukorwa y'Imana.
kuko bajyaga banabikora bavuga ati none se intama yawe iguye mu rwobo ku isabato uyirekeramo ntuyikuramo. ariko bo bari bageze ku rwego rw'uko umuntu yagwa mu rwobo ku isabato bakavuga ngo nzagukuramo. Ikibazo rero umuntu n'intama barabirutanyaga kuko umuntu ntabwo bari kumurya akanyama, ariko intama yo barayiryaga cyangwa se yari ifite inyungu umuntu utamugurisha ariko intama ukayigurisha. Aha rero Yesu yashatse kubereka ko bakwiriye kugira umutima w'impuhwe. Niyo mwene data Pastor Pierre yavuze ko bo bari abantu badafite umutima w'impuhwe. Imirimo rero igendanye n'impuhwe irimo kuba wagaburira umuntu ushonje, kuba wafasha umurwayi, yewe no mu gihe ubonye umurwayi abuze icyo arya wamutekera n'ibindi wabikora, ariko bigendanye no kuba wakunganira umuntu kandi mu buryo butunguranye. Nicyo rero Yesu yakoze hano kandi nabyo natwe dukwiriye gukora. Ariko ntibivuze ko twajya mu murima twajya gucuruza, oya, ibyo tugomba kubikora mu yindi minsi, ariko ku munsi w'isabato tukaruhuka, icyakora haboneka impamvu ituma turengera umuntu tukayikora. Murakoze cyane, nimureke dusoreze ahangaha iyi ngingo, hanyuma dutegereje komenti zanyu, dutegereje kumva icyo mutubwira, tuzongera duhure ku munsi w'ejo. Mugire amahoro y'Imana. Amen.